w'Imana biturindiye muri Rusizi, biturindiye muri iki gihugu, biturindiye mu kaga gakomeye, bivuga ngo oya uyu ntapfa. Ejo ndamuteguramo iki kintu, uyu ntapfa. Haleluya, haleluya. Uyu ntagenda, nta murozi wamuroga, nta mupfumu wamushobora. Ibyavuzwe bigendana n'umugambi w'Imana idufite hasha. Haleluya. Imana ishimwe. Umugambi w'Imana, umugambi w'Imana iwurindana n'uwo yawubwiye. Umugambi w'Imana iwurindana n'uwo yasezeranije. Noneho ubwo igikomeye si njyewe, igikomeye ni umugambi. Igikomeye si wowe papa, igikomeye si wowe. Niyo mpamvu ujya kubyara ugataha amahoro kandi wabonye intumbi za benshi ziguca iruhande. Gospel Live information. Sashimwe cyane kubaje uyu munsi atanzi. Nitwa Joseline Mukatete, ndi umukobwa, ndi umukristo wo mu itorero ryo mu Gatenga ikuri paruwase n'ubundi ururembo rw'umujyi wa Kigali. Turashimira Imana cyane kubw'iki giterane. Kuva ejo twatangira twabonye amaboko y'Imana, kandi icyo twasabye Imana turabona Yesu ari kukiduha. Haleluya. Turashimira abayobozi b'itorero n'ubundi bakomeje kutugirira icyizere muri Kristo Yesu kugira ngo duhagarare imbere y'abera tubabwira ibya Yesu. Muririmbyi yararimbye aravuga ngo mbwira amagambo ya Yesu kandi umbwire ibyo yankoreye, undirimbire n'indirimbo iruta izindi zose, umbwire iby'uko yabambwe agapfa akazuka. Ni ibyo byatuzanye kugira ngo twongere tubyibukiranye. Imana ibaho umugisha. Dushimiye Beteli n'ubundi yateguye iki giterane kugira ngo bongere bibutsa abantu ko Kristo ariho. Imana ibaho umugisha Beteli kwaya, Umwami abagirire neza. Turabashimiye abakristo abumvise inkuru z'uko iki giterane gihari mukaza gutaramana n'abera bakorera itorero. Imana ibaho umugisha. Nimugoroba twaganiriye ijambo rivuga ngo Yesu yaje, twamubonye tumukeneye, yarakoze kubyemera kuza. Iri teraniro rero ririmo umuririmbyi turirimbana. Reka haguruka dusuhuze. Amen. N'umuntu w'Imana nawe yamenya amakuru ko nzaza ari naha, aravuga ati nzaza nanjye numve. Imana iguha umugisha David. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana yadushyigikiye ejo na n'uyu munsi irahari, kandi igituma abamarayika bahora muri ibyo bavuga ngo irera kandi irakiranuka nuko basanga uko bayisize bagasanga yahindutse. Haleluya. Ngo bajya bunama bagasiga yera, bagaruka bagasanga irera cyane. Tugiye kuyivuga uko iri uyu munsi, uko yari ejo yarabitangaje, uyu munsi turayivuga uko iri. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cy'Itangiriro. Igitabo cy'Itangiriro ni igitabo cya mbere kiri muri Bibiliya cyo Mose yanditse. Dusome igice cya 7, igitabo cy'Itangiriro igice cya 7, duhere ku murongo wa 15. Intego y'igiteraniro avuga ngo kuko yankonze akaramata nicyo nzamukiriza. Ejo twabonye ko Bibiliya yavugaga Yesu ko ari we wakunze Imana akaramata. Hanyuma rero natwe tubyungukiramo uko yamukunze niko natwe yadukunze. Itangiriro 7 murongo wa 15 dusome mu izina rya Yesu. Itangiriro igitabo Mose yanditse cyitwa Itangiriro igice cya 7 murongo wa 15. Haravuze ngo birinjira bisanga Nowa mu nkuge, bibiri mu bifite umubiri byose biri mu mwuka w'ubugingo, ibyinjiye byari ikigabo n'ikigore mu bifite umubiri byose uko Imana yamutegetse. Uwiteka amukingiraniramo. Umwuzure umara iminsi 40, amazi aragwira
aterura yankuge ishyirwa hejuru y'isi. Amazi arakwira cyane, arushaho gukwira cyane mu isi. Yankuge ireremba ku mazi, amazi arushaho gukwira cyane mu isi. Imisozi miremire yose yo mu isi yo munsi y'ijuru byose irarengerwa. Amazi agera mu kirere hejuru nka mikono 15. Imisozi irarengerwa, ibifite umubiri byose byigenza ku isi birapfa, uhereye ku nyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa n'ibikururuka hasi byose n'abantu bose. Ibifite umwuka w'ubugingo mu mazuru byose, ibiri ku butaka byose birapfa. Ibifite ubugingo byose biri ku butaka birarimbuka, uhereye ku bantu n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere bitsembwa mu isi. Nowa wenyine arokokana nawe yari kumwe n'ibyo yari kumwe nabyo muri yankuge. Amazi amara iminsi 150 agikwiriye mu isi cyane. Amen. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 14. Isezerano rishya Matayo 14 murongo wa 25. Matayo 14 murongo wa 25. Aravuze ngo nuko mu nkoko aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja, ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja bahagarika imitima batakishwa n'ubwo bati ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana na bati nimuhumure ni jyewe mwitinya. Petero aramusubiza ati mwami niba ari wowe untegeke nza aho uri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Ariko abonye umuyaga kari mwinshi aratinya, atangiye kurengerwa arataka ati databuja nkiza. Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe aramufata aramubwira ati yewe ufite kwizera gukewe niki gitumye ushidikanya? Baratambuka bajya mu bwato, umuyaga uratuza. Amen. Rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice 8 murongo wa 1 gusa. Rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice 8 murongo wa 1 wonyine. Rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 8 murongo wa 1 aravuze ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Amen. Banize igitabo ndirimbo yo mu gitabo ya 38 mu ndirimbo z'agakiza. Umuntu ufite kantike, ufite igitabo cy'indirimbo nanize. Iyi ndirimbo ni ndende ariko ndaririmba ibitero 3 cyangwa 4 gusa. Umuntu ufite igitabo cy'indirimbo nanize ntabwo nkunda gukoresha telefone ndi ku ruhimbi. Murakoze cyane. Okay, sawa. 38 mu ndirimbo z'agakiza. Nkunda indirimbo zo mu gitabo cyane kuko zifite ukuntu zuzuye mu buzima. Turaririmbe igitero cya mbere. Iyi ndirimbo ni ndende ntitwayiririmba yose, ariko nimugera mu rugo muze kwisoma. 38 mu gakiza. Igitero cya mbere ni igitero cya 5, igitero cya 9 n'igitero cya 10. Nibyo bitera turi buririmbe, icya mbere, icya 5, icya 9 n'icya 10. Byose ni byiza ariko message nshaka kuvuga iri muri bitera cyane. Nowa kuki ubakiyo urakubupfapfa rwose ndarutuye musozi kandi n'amazari ibyo ukora biratuyobe. Ndarutuye musozi kandi n'amazari
nibushaka amahoro bino wihitiremo agakiza ureke kuriguka. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nowa ku kibuga k'iyo nkuge urakora iby'ubupfapfa rwose, dore utuye umusozi kandi nta mazi ahari, ibintu ukora ni ibintu bituyoboye. Kuganira ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo kuba muri Yesu bituma tureremba. Naho turi buganirire, kandi ntabwo ndi busiga insanganyamatsiko ivuga ngo Imana yamukunze akaramata nicyo izamukiriza. Imana ize kumfasha tuze kubihuza neza. Iri joro nababwiye ngo ndaza gusubukura babwira icyo kuba muri Yesu bitumariye. Haleluya. Nibyo koko yaje akenewe, yaje tumushaka, none hose twebwe bari muri we bitumariye iki? Kandi bifite icyo bimaze. Haleluya. Kuba muri we rero noneho nibyo bituma tureremba. Imana ishimwe ko mutuye bugufi bw'amazi. Ikintu kireremba ryari ni igihe cyahawe amahirwe yo kuba kiri hejuru y'amazi, kiri gukontorora ibintu byose. Kireba ibiri inyuma y'amazi, kitegereza ukuntu mu isi bimeze, kirimo kirareremba. Amahirwe make cyagira ni igihe cyaba cyapfuye, ariko iyo kikiri kizima kiba gifite amahirwe ya kabiri yo kubaho. Twese amen. Kuba muri Yesu nibyo byonyine bituma tureremba hejuru y'isi, bituma tureremba hejuru y'ibyo, bituma tureremba hejuru y'amakuba. Pawulo yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nubwo tugaragara nk'abenda gupfa ariko turiho, ngo tugaragara nk'abakene ariko dutungishije benshi, ngo tugaragara nk'abakubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. Nta kindi kibiduha nuko turi muri Yesu. Ngo batari muri Yesu kwahere. Twese amen. Iri jambo dusomye n'umugabo witwa Nowa. Nowa ari muri Bibiliya, n'umugabo Imana yavuzeho ibintu bikomeye. Iyo usomye muri Ezekiyeli igice cya 14 umurongo wa 13 n'uwa 14, haravuga ngo ninteza igihugu akaga, nkagiteza indwara zikomeye, nkagiteza inzara, nkagiteza inkota, iki gihugu nubwo cyaba kirimo Nowa, kirimo Danieli, kirimo na Yobu, ngo nakiza ubwabo bugingo bonyine. Haleluya. Nowa ni muntu ki? Ni umuntu wabaye hari umukiranutsi mu isi y'abakora ibyaha. Turi kumwe torero? Twese amen. Nowa ni umugabo wahagararanye n'Imana, Imana iranezerwa, iravuga ngo ni ukuri ntacyo nakora nabwiye no. Bibiri ngo agirira umugisha ku Uwiteka. Yo, agirira umugisha ku Uwiteka. Pawulo yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudahererwa ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Reka mbabwire, dukwiye kugera ku kigero cyo kwizera Imana, Imana ikatwizera. Nowa yizeye Imana, Imana iramwizera. Mwanditsi w'Abaheburayo yaranditse aravuga ngo kwizera niko kwatumye Nowa arashishwa. Yizeye Imana, yumva ibyo Imana ivuze, aravuga ngo nubwo iyi mvura itari kuboneka ariko ubwo ari Imana ibivuze izagwa. Ni umugabo rero wabayeho mu isi irimo ibyaha, ariko yabanjirijwe n'undi mugabo ukomeye witwa Enoki. Mana nyiribihe we ntabapfira gushira. Munyikirize amen. Icyaha kimaze kwinjira mu isi, aya ni amakuru muzi. Adamu na Eva bamaze gukora bya bindi Imana yababujije kurya kuri cya giti kimenyesha ikibi n'icyiza. Murabyibuka ko harimo ibiti bibiri bikomeye muri Edeni, bamaze kukirya icyaha kinjira mu isi. Imana ibirukana muri Edeni, barasohoka baragenda, abantu baba babi. Umuntu wa mbere wapfuye ni Abeli, kandi apfira mu rusengero. Ubu dufite abantu bafite utunyundo mu rusengero. Kuri umwana yamenyera
Abeli yishwe na mukuru we witwa Kayini kandi amwiciye ku rutambiro, yamwiciye mu rusengero. Ariko naratangaye, Imana iramwegera amaza ngo Kayini murumuna wawe ariye. Uzi ko yabwiye Imana ngo nge ntago ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Urambaza murumuna wanjye ndamushinzwe. Amaraso ya mbere arameneka, ariko amaraso ya Yesu yaje avuga ibyiza kurusha ya Abeli. Twese amen. Bibiliya ivuga ngo abantu baragwira cyane mu gice cya 6 bakora ibyaha ng'abana b'Imana barebaga abana b'abantu ngo bakabifuza bakaryamana nabo, ibintu bibiruvange, ibintu bibagatogo. Imana ikajya ibona barokora ikababura, ikabise uyu muntu ukavuye kubyina mu rusengero bagenje atape ko namubonye atanga amaturo wagenje ata ngo birananirana, ibintu bibagatogo, ibintu biranga. Imana ifata icyemezo cyo kurimbura abantu. Iravuga ngo iherezo y'ibifite umubiri byose rije imbere mu maso yanjye, irarahira. Ariko muri iyo minsi imbere ngo harimo umugabo witwa Enoki, ngo yagendanye n'Imana imyaka 100 ngahera. Ariko man Enoki ngo yagendanye n'Imana imyaka 300 akiranuka. Imana yamango Enoki umunsi umwe nzamusura ariko sinzamusiga hariya. Munyikirize amen. Iramugenderera, niba yaraje mu gitondo simbizi, niba yaraje ari nimugoroba simbizi. Nuko Bibiliya igaragaza ko Enoki Imana yamugendereye, iraza iramwegera, baraganira, iramubaza iti se hano bimeze bite? Enoki ati bimeze neza. Kuki wowe bishobora gukiranuka? Enoki ati nge namenye ko kubana n'Imana nta mwaka ubitera, niyo mpamvu nkomeza nkakiranuka. Ngo nuko Imana iramubwira ngo ngaho mperekeza tugende, ugende umbwira amakuru ya karitsiye. Ngo Enoki aherekeza Imana, nabugingo n'ubu umugore we ntazi aho yagiye. Enoki yabanye n'Imana imyaka 300 arakiranuka. Iravuga ngo kwizera niko kwatumye Imana yimura Enoki imujyana ahandi badapfa bari. Iravuga ngo Enoki unyicare iruhande, umugabo nkawe umara imyaka 300 agendana nanjye sinamurekera hariya. Tuzimuka mwisi tugera iwacu aheza twubakiwe n'umukiza, ku Mana yacu hari amazi meza, urubaka isutuna ihonira Imana irimo irashakisha igisubizo cy'isi. Abantu barimo barakora ibyaha, Imana yababaye. Imana igiye babara ngo imaze gufata icyemezo cyo kurimbura ibifite ubugingo byose n'ibifite umubiri. Ngirimo iratembera mu isi, ngibona umugabo witwa Nowa. Twese haleluya. Ngibona umugabo witwa Nowa, ngo yari afite umutima umeze nk'uko ishaka. Ngiramugenderera amubwira ngo Nowa, hari ijambo riba muri Amosi yavuze, Imana yavuze ngo nta kintu nzakora hamenyesheje intore zanjye sinakira ku mabona ryariya na nijoro. Imana yavuga ngo nta kabuza nzarimbura abantu, ariko itegeko cyangwa ihame riba ko ntazarimbura abakiranutsi n'abakiranirwa. Ndabibonye Imana ntishobora kurimbura n'abakiranutsi n'abakiranirwa. Oya, abakiranirwa izabarimbura, ariko abakiranutsi izabakiza. Iramwegera iramwita Nowa, wamenye amakuru? Abantu barananiye, abantu ntibanyumva, ndashaka kurimbura abantu. Nowa abwira Imana ati surabohora iki? Imana iramubwira ngo nabonye abarokore bivanga n'abapagani, kandi ngewe nkunda ibintu bigiye umujyo umwe, ni ibintu biri ku murongo. None rero nta parido mfite, ndabarimbura, nzarema abandi. Nzarema Nowabwira Imana ati subu nta kundi kuntu twabigenza. Ibi ntago biri muri Bibiliya, ariko niko ntekereza niba yaragize amahirwe yo kuganira n'Imana. Imana iramubwira ngo hari ukundi kuntu twabigenza. None wabazi inguge mu giti cyitwa gofero, hanyuma umuntu uzumva ijwi ryawe umuhamagaye ngo aze yinjire mu nguge, akaza kinjira azakizwa. Ese turi kumwe torero?
munyikirize amen. Bibiliya iravuga ngo nuko Nowa agirira umugisha ku Mana, abaza inkuge mu giti cyitwa gofero, ayibaza imyaka 120. Reka mbabwire, Nowa yabajije inkuge imyaka 120, Imana itaragaruka kumubaza amakuru. Iheruka ivugana nawe, igaruka ije kumubwira iti kinga inkuge. Nta nubwo yayikinze, ni Imana yayikingiye. Munyikirize amen. Imyaka 120 Imana ifitiye icyizere Nowa. Imyaka 120 Nowa agifitiwe icyizere. Mana nyiribihe we, imyaka 120. 100 ningahe? Wowe ufite ingahe? Imyaka 120 Imana ivuga iti Nowa sinshobora kumubona ngo abyere, ndamwizeye. Imyaka 120 Imana ivuga ngo Nowa ntiyantenguha. Imyaka 120 Imana ivuga ngo Nowa ntiyarera amataye y'abagore. Imyaka 120 Imana ivuga ngo Nowa ntiyasira iteraniro, ndamwizeye. Imyaka 120 Imana ivuga ngo Nowa nubwo namutabara niyo namutabara, ndamwizeye. Twese haleluya. Ndiho nafa ziko n'Uwiteka Yesu. Bibiliya ivuga guki, iravuga ngo Nowa arabaza akajya abwira abantu, kandi numvise itangazo, Imana izarimbura ibifite umubiri byose n'ibifite ubugingo. None hariho promotion, muza twiyubakira inkuge, ngo bamwe bakaza bamufasha umwaka wose, babona imvura itaguye batapu tuzagaruka yuzuye. Komeza uyubake, tuzagaruka yageze gute? Tekereza imyaka 120. Bibiliya ivuga guki, Bibiliya iravuga ngo nuko inkuge imaze kuzura, Imana ibwira Nowa ibintu 2 bikomeye. Hari ibintu 3 nkunda ku nkuge, numva navuga nka 2. Icyambere, iyi nkuge Imana yabwiye Nowa, iramubwira ngo Nowa inkuge uzayihomesha ubushishi imbere. Mwanyikirije ko nabakunze. Uzayihomesha ubushishi imbere. Uzi icyo bivuze? Biravuze ngo umukristo wese w'ukuri akwiye gukizwaho abantu bamureba naho batamo. Amakuru y'inyuma akwiye kuba ahuye n'amakuru y'imbere. Uzi ko abantu banyumvise we? Amakuru y'imbere akwiye kuba ahuye n'amakuru. Uzayihomesha ubushishi imbere. None se bavuga ko Imana isigaye ireba mu mutima babikuye. Mujye ntimukangendeho ngo ubu urabona ngo Imana ngirabizi ko ngo uyihomesha ubushishi imbere. 2, iramubwira ngo uzashyireho akadirisha, uzajya ureberamo amakuru y'ibirebera hanze ari kuri mwimeme imbere. Uzi icyo bivuze? Kari akadirisha karavuze ngo tuba muri Yesu tukamenya ibyo hanze ariko tudasohotse. Uzi ko munyumvise we? Erega kuba muri Yesu ntibituma tutamenya amakuru yo hanze. Turayareba tukanayamenya ariko ntidusohoke muri Yesu. Haleluya! Tumenya ibibera hanze, iby'imipira turabimenya, iby'ibiciro by'ibiryo turabimenya, iby'inzoga nshyashya zaje turabimenya, modeli nshyashya zaje turazimenya, ariko tukabirebesha amaso tutagiyeyo. Ariko ndumva ndi bufashwe nanone. Ariko nukuri kwiyera nkorera, Imana iri muri iri teraniro. Twese haleluya. Iramubwira ngo kandi Nowa, akagatatu keza nshaka kubabwira karyoshye. Karavuga ngo mu nkuge uzashyiremo ibiryo. Abantu mukunda ibiryo ara. Mu nkuge Imana yaramubwiye ngo ushyiremo ibiryo bizagutunga mu gihe cyose. Iyi mvura izaba irimo iragwa, muri Yesu harimo ibiryo.
kawe twasanze ari icyo kigo nderabuzima abari bishwe na bwakeye ibyaha barashira zikwambara neza twageze muri Yesu dusanga harimo byose Bibiliya ngo inguge iruzura Imana ibwira nawe iramubwira ngo abagufashije kubaka n'abataragufashije bose ubahe promotion baze binjire nta tegeko ribahana ahamagara abantu banga kuza Imana iramubwira ngo abantu banze kuza nawe ati banze iti genda ubwire umugore wawe nashima ubuhamya bwawe yinjire nawe araza ati sheri ati harya tubanye neza umugore ati kuva mbayeho sindabona n'igipfunsi cyawe nta n'uruji rwawe nzi uretse kuba wagenda gukubaka inguge ugataha gusa wenda wamvunishaga ariko ubundi ikintu cyitwa ubuhamya ni sawa none rero iyo Imana yavuganye nawe nanjye nyizanye nawe sheri wanjye nawe agiye kubona abona umugore arinjiye buri iwawe mwazana uwawe mwazana cyangwa ahita avuga ati kaga message nabonye muri telefone yawe ka baby shu I love you nakupenda ura mwakije nawe ahita avuga ati genda shanira inyama byawe sha ubuhamya uba mu bana burakenewe kugira ngo mwinjirane mu nguge hari ijambo riba muri Bibiliya ubundi muri Bibiliya ni amagambo abiri nubwo n'ayandi yose nyuba ijambo rya mbere nubaha ni ijambo rivuga ngo abakiranutsi bazaribatira abanyabyaha munsi y'ibirenge reba harimo umugore wawe nawe ari mu bugira gute uribatira munsi y'ibirenge simwanyikirije ko nabakunze reba harimo abana bawe cyangwa harimo so wanyu cyangwa so cyangwa mama wawe nubwo utazi gushomoka kuko utaruhana Yesu yavuze ngo muzagera imbere mbabwira ngo mwankoze z'ibibi nimumva imbere sinigeze mbamenya yemwe we ituma nikorera amaboko ituma ntinya uzi ya miduho twabyimye itarimo Yesu azakubwira ati imbere sha buryo wakoraga siporo wari uhwanye n'abajya muri gym akubwira ati se wa maturo natanze muri ADPR akubwira ati yewe we ahwanye nayo wahaye abapfumu mbese ngabataramwizeye by'ukuri azavuga ngo nimumve imbere mwankoze z'ibibi niba hariho abantu bazaseba n'abantu baziricara iruhande rwa Yesu bazi ko bari bugi buryo yajya kubona akabona bamujyanye mu moso n'ibifiyeri byinshi n'amakonfidence ati ngenda teraga haleluya zirindwi z'umurambararo Yesu aturumviye ngingo itangiye nyira Yesu amubwira ati oya izo haleluya zirindwi z'imirambararo ntacyo zari zimaze kuko waziteraga inyuma y'uko ntahari harimo nimumva imbere mwankoze z'ibibi bimwe sinigeze ngira gute ayo magambo abiri niyo magambo abiri ntinya muri Bibiliya
atuma ahora n'isuzuma niyinira ngo ejo ntazabebera imbere y'umwami wanjye. Twese amen. Nowa ahamagara abantu banga kugira gute? Banga kwinjira. Banga kwinjira, abantu baranga bavunira ibiti mu matwi, baramwe bati reka ibyo bintu byawe n'Imana twe ntitwabivamo. Ngo bakajya baza bagakomanga kumujya atari ko ibi bintu urabona wowe ibi bintu bikora. Nowa akababwira ati nubwo mubona ari igiti ariko kirakora. Ni igiti ariko kirakora, kirimo ubuzima. Baranga. Imana yambwira ngo ngaho jya mu bakazana bawe n'abahungu bawe. Munyikirize amen. Ajya kureba bakazana be batatu. Arabwira ati bakobwa beza, Imana yavuganye nanjye ko imvura igiye kugwa, muremera kwinjirana nanjye mu nkuge. Baramubwira ngo kuva tubayeho twabonye data bukwe muzima, turinjirana nawe mu nkuge. Mbese bakazana bawe mwakinjirana mu nkuge cyangwa iyo watetse agafu gashyira munsi y'igitanda? Mundebye neza ra. Kuko ari wo mu bwoko butari ubw'iwanyu, ariko ibyo na leta yarabiciye. Yamuzanye atari wo mu bwoko bwanyu, ntumwemera, ntumukunda, umureba gutyo gusa. Ntabwo mwakwinjirana mu nkuge, ariko muri Yesu birashoboka niba mwizera. Twese haleluya. Biraba ngo nuko Nowa yinjirana mu nkuge n'umugore we n'abana be n'abakazana be, umubare w'abantu 8. Imana iramubwira ngo mu nkuge haracyari mu mwanya. Biraba ngo nuko Nowa iramubwira ngo ngaho hamagara inyamaswa. Niba hari ikintu cyiza numva kiye kinezeza umutima wanjye, ni ukubona intare n'ingwe byinjirana, inyuma yabyo hari intama n'ihene. Intare ikigabo n'ikigore, haguruka bro, haguruka. Intare ikigabo n'ikigore ngo byinjiye, ngo bijya mu nkuge, byahindukira inyuma bikabona intama y'ingabo n'ingore. Intare yareba intama, murabizi ukuntu intare ikunda inyama, ikayireba ikayibwira iti shana uko turi kujya mu nkuge ubundi nakakuriye. Yicariye agaca n'inkoko byose byaboneje umuryango ujya mu nkuge. Agaca kakajya kareba inkoko kati mbega inyama iryoshye we, inkoko iti sibeshye. Arakubwira ati beshye sagasikiza n'agasiga hano hanze mbanze nkwere kubona rindi we kera. Kandi injangwe n'imbeba byabanye mu nkuge bibana amahoro. Muri Yesu ntibaryana, kuko ibya kera byose babigize gute? Babishize. Bibana mu nkuge iminsi 40. Imana yarisha amarangamutima yabyo. Biraba ngo nuko Imana ibakingira urugi, imvura iragwa iminsi 40 n'amajoro 40. Birivuze ngo ki? Iravuze ngo nuko amazi aba menshi, aterura ya nkuge ireremba hejuru y'amazi. Amazi aba menshi, aterura ya nkuge ireremba hejuru y'amazi. Reka mbabaza akabazo, iyi nkuge iri kureremba kubera iki? Iri kureremba kubera iki? Hari amazi ndabizi, ahubwo imbaraga ziri gutuma ireremba ni izihe? Ndagasubiramo akaka. Iyi nkuge iri kureremba hejuru y'amazi kubera iki? Hari umuntu kavuze we, Imana igugisha mama. Iyi nkuge iteruwe hasi. Kandi kamabiri uyu mugabo wubatse iyi nkuge yayihaye ibikoresho byose bihagije mu buryo iremereyemo, ariko ijambo Imana yavuze, Imana yavuze ko iyi nkuge itazarengerwa, kirayiteruye, kirayizamura, irareremba. Nafashijwe cyane. Munyikirize haleluya. Uzi kizatuma mureremba ni ijambo muzabika mu mitima yawe. Icyo Imana yavuze giterura inkuge. Haleluya. Ekosela hosta. Ijambo Imana yavuganye n'itorero niryo rituma ritarohama. Ijambo Imana yavuganye n'abera niryo rituma tutarohama ngo isi duherane, ahubwo riraduterura.
iratuzamura idushyira hejuru y'ibiciro by'ibiryo, iraduterura idushyira hejuru y'ubugumba, iraduterura idushyira hejuru y'ubupfakazi, iraduterura idushyira hejuru y'amafaranga. Nubwo ari meza amafaranga ntatugushe, tukamenya uko tuyategeka. Ndafashijwe cyane, ndafashijwe cyane. Icyo Imana yavuganye Nowa nicyo cyamuteruye kimuterurana n'inkuge, bituma areremba hejuru y'amazi. Torero, nimutunga ijambo rya Kristo nimuzarohama, muzagenda hejuru y'ikintu icyo ari cyo cyose. Twese amen. Bibiliya yavuze ngo nuko mu nkoko Yesu ari aho hafi, ngo abigishwa bari bagiye batamubwiye, ngo bakeshe ijoro ntacyo bafashe, ijoro ribabera rirerire, ngo mu nkoko Yesu ngaza kubareba. Mana ishimye ko Yesu yaje kubareba, Mana ishimye ko Yesu yaje kubareba. Biraba ngo nuko mu nkoko ngaza kureba abigishwa, ngo bamubonye barabaguriye n'umuzimu. Yesu arababwira ati mutangiye kunyitiranya n'abadayimoni shawe, niyonje ntimubimenya, niyo nahageze ntimubimenya, intambuko yanjye ntimuyizi, ntabwo muzi uko mvuga, nimuzi uko nteye n'iminsi tumaranye. Niki gituma munyitiranya n'umuzimu? Petero aramubwira ngo niba ari wowe tegeka nanjye nzi. Yesu aramubwira ngo ngaho ngwino, ngwino Petero. Yesu arimo arabahamagara ngo muze mugende nk'uko nawe yakagenze, kandi ngo yagendaga hejuru y'amazi. Unyikirize amen. Manshimye cyane. Birabangwa nuko Petero atera intambwe ngo yegera Yesu, abona birakunze. Ugatera intambwe abona bikunda, ugatera iyindi abona bikunda. Arakebuka areba Matati, wabibonye ko bya bintu bya Yesu bikora we? Ati mwese ndabakaranye rero sasa. Agakebuka akabwira Filipo ati Filipo, wabibonye ko njye na Yesu dukaze? Ubu abantu bibwira ko bakaze ngo badahari umurimo utakorwa, ariko Yesu ari hejuru y'amazina yose. Tumuhereza icyubahiro. Haleluya. Petero uko yateraga intambwe n'ubwibone asanga Yesu, amazi ahita amwita, baramubwira ati yewe we uriya ugenda hejuru y'amazi n'umuzi, ni umuremyi wacu, wowe urinde. Ugenda hejuru y'amazi ni umuremyi wacu, wowe urinde. Ngo amazi aramwitaba atangira kurohama. Iyo wamanuye icyubahiro cya Kristo ukazamura icyawe, nta kabuza urarohama byanze biko. Kandi niyo wamaze iminsi mu idini, nta kabuza urarohama. Yewe niyo waba waratangije ADPR mu gihugu, iyo Yesu wamumanuye ukizamura, umva ni ibintu byikora. Sinzi ukuntu Yesu yabyestaye, arakumanura automatically, mbese wisanga wamanutse. Munyikirize haleluya. Iki gihane cyo muri VIP kimeze neza. Umugabo witwa Nebukadinezari, ese turi kumwe nkomeze mvuge Yesu cyangwa murashaka gutaha? Haleluya. Nebukadinezari ngo yicaye, ngo yikoma mu gituza, arabangonga iyi Babuloni yanjye niyubakiye. Vraiment so en tout cas Babuloni yanjye, avuga icyongereza cyinshi n'igifaransa ati so Babuloni itamfite ntiyabaho, buriya Babuloni ni yanjye. Kandi icyubahiro cyose mwa baturage mwe mwese mujye munkomera amashyi mu gitondo, saa sita na nijoro. Imana iramurebera mutereko, Nebukadinezari ni wowe cyangwa n'undi muntu? Ibwira marayika iti tugende ndebera uriya mugabo wumva ibintu ari kuvuga. Imana izi amakuru yawe nubwo itaraza, ariko izaza, irayazi kandi ntiyabwirwa, yibereye kuri tere. Imana ishimwe ko munyumvise. Nebukadinezari ngajya kumva yumva ijwi rimubwira ngo Nebukadinezari we nonaha icyubahiro cyanjye wakihaye. Niba hari ibintu Imana ifuri yakica n'umuntu, ni icyubahiro cyayo. Munyikirize haleluya. Iramubwira ngo Nebukadineza, ibintu by'umuceri na mayoneze ubiretse, agafi bukaretse, agaceri bukaretse, ka mayoneze gasigaho ngaho, unkurikire tugende. Ngo yumva Imana iramuhamagaye, kuko Imana ifite ijwi ryo guhamagara ibintu byose. Arabanga umpamagaye yarandemye, umpamagaye n'umuremyi ndamukurikira. Ngo aramukurikira, aragenda amara imyaka 7
arya urwiri, arya ibitovu, ari kuri regime y'Imana. Kandi nasomye Bibiliya ndatangara. Bibiliya iravuga ngo Nebukadinezari yamaze imyaka 7 mu ishyamba ari kuri regime y'Imana, ari kuri plan y'Imana, nta wundi mwami baratora. Imana ifite ubwenge, ntabwo nzi systeme yakoresheje, sinzi uburyo yakoresheje. Hanyuma ibwira abaturage bose iti muguma hanjye ndi umuyobozi wanyu, Nebukadinezari nzamugarura nyuma. Ntuzahangara icyubahiro cy'Imana, iyo igihangaye murahangana. Ahubwo ujye ukizamura, uzabyungukiramo ikuzamure. Hayega mana we, haleluya. Umugabo umwe yamenye icyubahiro cy'Imana, ni umugabo witwa Moridekayi. Yabwiye Hamani aramubwira ngo ikintu kinisha ntacyo uzi, amavi y'Abaheburayo ntajya apfukamira abandi bantu, amavi y'Abaheburayo ntapfukamira ibindi bigirwamana, nzapfukamira Imana, nunyica nzayisanga, nimbaho niyo izabimbeshejeho. Kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu, kuba Kristo wese Imana iramureba, irabanga uyu mugabo umpagarariye mu isi, akamagararira Shushani, nzamukorera akantu. Umunsi umwe nzamugendesha ku ifarashi y'umwami, umunsi umwe nzamwambika ikanzu umwami yambara, umunsi umwe nzamuha impeta umwami yambara, kandi nzategeka abaririmbyi bamuririmbire muri uyu mujyi wose. Reka mbabwire, iyo uzamuye icyubahiro cy'Imana, nubwo byatinda, amaherezo kirakuzamura nawe. Iyo icyubahiro cy'Imana wakizamuye, gishobora gutinda kuko iby'Imana ntibyiruka. Ntabwo iby'Imana byiruka, bigenda buhoro. Niyo mpamvu Penina na Hana baturana. Penina akabyara ataboneza urubyaro, ngiye Hana Imana yarayishyizemo kode. Halo? Kubera ko ibyayo ntibyiruka. Imana ishimwe ko munyumvise. Uzi ikintu Imana ishaka? Irashaka indirimbo Hana zaririmbara. Gahita bavuga ngo nukuri Imana yanjye, ngo ni Imana yica kandi gakiza, ngo ni Imana ikura mu mukungugu igashyira abatindi hejuru. Ngo ariko munyumvire namwe ngo ibintu Imana ibishaka we. Nizandirimbo ngo muririmba, ngo igituma batinda kubyara, ngo nizandirimbo igituma batinda kubona akazi, ngo nizandirimbo. Bese ibintu byose Imana ishaka mu icyubahiro ibitindamo, iri kubitunganya kugira ngo izabizane bifite umwimerere. Aya mashini bara ya Yesu twayakomera icyarimwe. Haleluya. Itinda, 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 itunganya, itinda, ikubirama, itinda. Yesu, Yesu, Yesu. Kumbe, atinda ari kubirema, atinda ari kubishyiramo ibirungo, atinda ari kubishyiramo ibyatuma biryoha, atinda afite impamvu yabyo, atinda ndafashijwe mwene gitare, ajya atinda ari kubiha imbaraga, ajya atinda ari kubiha kuba muri we bigiye kutugendesha hejuru y'ikintu icyo ari cyo cyose. Ntabwo tuzarohama turi muri we, ahubwo imbaraga z'ijambo yavuganye natwe bizatuzamura bigendanye naho rishaka kutugeza. Bibiliya ivuga ngo nuko Petero agishidikanya, agitera intambwe, nubwo
ubwemezi bwinshi n'ubwibone. Amazi aramubwira ngo wowe wigana niwe waturemye, wowe urinde, ngo nuko atangira kumanuka buhoro buhoro. Ahita yibuka kari kumwe n'umuremyi. Abwira Yesu ati burya niyemeranaga ubusa, ongera umfata ukuboko unzamure. Ngo nuko Yesu aramwumva ngo amufata ukuboko. Yesu ni inkoni yanjye, ujye umenya ko utafite ntacyo washobora. Bikubera isomo umenye ko uwo nafashe ari we ukomera, ariko ugenda ntamufashe ntakomera, ntamara igihe. Petero aramubwira ngo va hundi mwana kuko ndi umunyabyaha. Imana idufashe cyane. Yesu abafata ukuboko nibwo muzakomera nimukomerana nawe. Twese haleluya. Nihe mpamvu itumye tuba mu isi tureremba kandi bituma turohama bihari? Icyambere ni imbaraga z'ijambo Imana yavuganye natwe. Imbaraga z'ijambo Imana yavuganye natwe nibyo bituma tutarohama. Pawulo yandika Abaroma yaravuze ngo mbese Abayuda barusha iki abandi? Ko barwara nk'abandi, ko bakira nk'abandi, ko basonza nk'abandi, ko bafite sitoke zuzuye ibiryo nk'abandi. Ni ikihe kindi kintu kiri hejuru y'ibyo gituma Imana ibagirira neza? Ahubwo nta kindi kibitera, ahubwo ni imbaraga z'ijambo bagendana bafite ibyavuzwe n'Imana. Reka mbabwire unyikirize amen. Mbega iteraniro wawe witeka wowe. Uyu mugabo witwa Petero nimumwibutsera, uyu nguyu wabwiye Yesu ngo vaho ndi umunyabyaha. Uzi ko Herode yamufashe ngamaze iminsi yishe Yakobo, nganezeza Abayuda, ngo Abayuda barishima bati nta wundi mugabo dufite utuyoboye neza nka Herode. Hari batari kubakomeza nkakomeza ibirori, nkakomeza nkanezeza Abayuda bakishima. Ngafata Petero ngamujyana mu nzu y'imbohe. Byakozwe n'intumwa 12. Afata umugabo ufite ibyavuzwe, n'abandi bari babifite, ariko Petero yari afite ibikazi. N'abandi bari babifite. Ngaramufata mujyana mu nzu, amurindisha abasirikare 10 n'abangahe. Petero nta nifoka afite, afite ibyavuzwe. Kumana mutari kunyumva mwebwe bimeze bite? Aho bafashwa niho ndi buke. Haleluya, haleluya. Abasirikare 10 n'abangahe, babiri ku maguru, babiri ku maboko, babiri ku mutwe, abandi inyuma ku nzugi, abandi aho hafi. Umugabo udafite nifoke ufite ibyavuzwe, ufite ibyavuzwe. Ubundi buriya amapingu wayambara kuko amaboko y'abandi bayambara, nawe urayafite. Ahubwo igituma utarayambara si nuko utagira amanyanga, ahubwo ni ibyavuzwe bigukingiriza. Gereza y'inaho ikomeye yitwa nguki? Ni cyango burya wayinjira mu mwanya wawe urahari pe, ariko ibyavuzwe birakubungabunga. Ubu mvuze detaye hano buri wese yasanga yajyayo. Icyumba cyawe kirahari mesharizone, kirahari monami, kirahari icyumba cy'agashambure kawe karahari, ariko ibintu byavuzwe kubera ukuntu muzi ubwenge muhita mwihina muri murya, ukabwira Uwiteka uti genda muvuze ama uriherekera shimira n'utubihiri. Akuma kanyu kariya usi amanyanga barakore bagira. Yemwe we murengerwa n'ibyavuzwe. Abumvise iyo ngingo bafata mugira marya. Arasubwo Rwanda Revenue bijemo kuri BM. Tujya tuvugishanya ukuri, muhumure hano nta wuza kubafata. N'ubu mwicaye mu byavuzwe. Baje buriya koko babahungu bahari haruguru n'abakobwa beza. Ahira ngaho subiza amaso inyuma wa mugani wa yandereye.
nyamara turindwa n'ibyavuzwe. None se wari ukuntu twicara tukavuga ngo muka Potifari ngo yari umwana mubi, ngo umugore ngo washatse gufata ngo umwana w'abandi. Wowe suretse ko utari muri Bibiliya buriya wowe tukugezeho, uretse ko paje yawe nta iri muri Bibiliya, ariko dusomye tukavuga tuti igitabo cyanditswe na Mukamana, umugore wari utuye i Rusizi, yabayeho i Rusizi acuruza amafi, yakoreraga hafi ya Kongo, hanyuma nyuma aza guca inyuma umugabo we. Reba dushyizemo paje yawe rero, hari ukuntu dufata Bibiliya nyine kuko ari igitabo cy'ibyanditswe byera, tuti mbega we ukuntu muka Potifari yari umugore mubi we, tukarira tuti yashatse gufata akana k'agahungu k'ingufu k'akamineri kadafite utwaka twinshi, mbega umugore w'umugome we, uyu mugore Imana izamuhane. Reba dushyizemo paje yawe rero, tugashyiramo paje yawe tuti habayeho umugore witwa Clementina, yari atuye i Rusizi ateranira i Beteli, hanyuma nyuma akajya acuruza, hanyuma agakora quelque chose quelque part. Nuko ibyacu bitari muri Bibiliya, turinzwe n'ibyavuzwe. Hari ukuntu twifatirana na Safira ngo babeshe umwuka w'Imana, ngo bibye Imana icya 10, ngo nuko Petero ngo arasenga ngo umwuka wera w'Imana bazaho barapfa bazize icyaha. Tukarira ati mbega abagabo babi we, mbega Ananiya we, Ananiya wari mubi we, mbega Ananiya we. Tukarira tutananiya yari umujura we, mbega Ananiya we, mbega Ananiya. Abagabo bari hano bose bakarira ati mbega garafurere w'umugome we, gusa Imana yarinze kwica ureba yewe wowe se. Nani Safira, tukarira tuti mbega Safira watinze kuza mu iteraniro we, gusa Safira yatinze areba he koko yamenye amakuru y'umugabo wo kundi Imana imaze kumugirira, yari kwihana. Wowe se ukererwa repetition uri he? Amateraniro atangira uri wisiga fondote, ujyanisha inkweto n'isakoshi, ariko ibintu namwe nuko mutari muri Bibiliya. Ni ibyavuzwe biturinda. Munyikirize haleluya. Ni bya bindi bivuga ngo umukiranutse naho yagwa ntazarambarara, ahubwo Uwiteka azamufata ukuboko amubyutse. Ababyukijwe n'Imana twese haleluya. Yemwe we ndafashijwe mwene Gitare. Ibintu byavuzwe rero Herode abyibeshyaho, afunga Petero kumba afunze ibyavuzwe, kubera ko ibyavuzwe bidafungwa ubwabyo byishakira inzira, wa mugani wa Yasirwaga y'intore. Munyikirize haleluya. Nijoro ngasinziriye, marayika w'Imana aramugenda aramubwira ati Petero we uryamye ahantu udakwiriye kuryama, uracyafite ibyavuzwe we, byuka ambara inkweto, fata umwitero wawe, fata umushumi. Haleluya. Inkweto n'ubutumwa bwiza, umushumi wongera ubwiza abantu kuri ko Yesu azaza, wongera wambara imyitero, uhaguruka umurikire. Petero asohoka ati ubwo Umwami Yesu ankunda nda kuko imbabazi ze nyinshi, niragiye Imana Data umwami Yesu Kristo yeshejwe. Ibyavuzwe amapingu ntabifata, iyo bisanzwe wavuzweho n'Imana akiri muzima muri Kristo Yesu. Munyishirize amen. Ibyavuzwe rero nibyo biduterura bigatuma tureremba hejuru y'isi. Icya kabiri ni umugambi cyangwa se ni ibintu Imana iteganya kuzadukoresha ejo hazaza. Umugambi w'Imana, ibintu Imana iri gutekereza izagukoresha bikurinda gupfa none. Uranyumvise rata? Utandaza aho ngaho. Haleluya. Ibintu byitwa umugambi w'Imana biturindiye muri Rusizi, biturindiye muri iki gihugu, biturindiye mu kaga gakomeye, bivuga ngo oya uyu ntapfa, ejo ndamuteguramo iki kintu, uyu ntapfa. Haleluya. Haleluya. Uyu ntagenda, nta murozi wamuroga, nta mupfumu wamushobora. Ibyavuzwe bigendana n'umugambi w'Imana idufite hasha.
noneho ubwo igikomeye si njyewe, igikomeye ni umugambi. Igikomeye si wowe papa, igikomeye si wowe. Niyo mpamvu ujya kubyara ugataha amahoro, kandi wabonye intumbi za benshi ziguca iruhande. Haracyari umugambi, haracyari umugambi, haracyari umugambi. Munyikirize haleluya, haracyari umugambi, haracyari umugambi. Ntimwigirire nabi, haracyari umugambi. Ntimukore icyaha, haracyari umugambi. Ntiwiyahure, haracyari umugambi. Ntiwirebe nabi, haracyari umugambi. Umugambi w'Imana uzakurinda. Ibyo Imana igambiriye ni byiza. Bibiliya bangeregatse ibyo nibwiye nzabagirira, si ibibi ahubwo ni amahoro, kugira ngo mbare mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Umutima w'ibyo tuzabona hanyuma. Umugambi w'Imana urindanye natwe. Icyo Imana ikugambiriyeho ikirindanye nawe. Ntiwigirire nabi, ntiwongere kwisuzugura. Icyo Imana igambiriye kirakuruta. Umugambi w'Imana urakuruta, umugambi w'Imana uranduta. Haleluya. Impamvu Dawidi yavuze ngo sinzapfa ahubwo nzarama igira neza. Hari ibintu akanwa kanyu kataravuga, musabwira abatuye isi ko Imana igira neza. Umugambi w'Imana, umugambi w'Imana. Maze wakunyujije no muri jenoside ntibagutema. Imana yakubonagamo ishyanga rikomeye. Imana ishimwe. Umugambi w'Imana, umugambi w'Imana uragutegereje. Ntiwihuta, umugambi w'Imana ntiwihuta ngo udusige. Ntabwo umugambi w'Imana wihuta ngo udusige. Ugendana natwe. Niyo tubaye abanyantege nke urahaguma ugategereza ijambo rya nyuma Imana ivuga. Nafashijwe cyane. Umugambi w'Imana ntiwiruka, oya, ahubwo ugendana natwe mu ntege nke zacu zose. Uraturindira kugira ngo usoze icyo Imana yavuze. Abantu batazavuga ko Imana ibeshya. Umugambi w'Imana ntiwiruka ngo ugusige mama. Niyo mpamvu Imana yabwiye Yakobo, iramubwira ngo Yakobo ntutinye, nzagendana nawe. Umugambi wanjye ntuzagusiga, ahubwo uzajya ugukurikirana ahantu hose uri. Nunyura mu maso uzaba uri kumwe nawe, kandi nunyura no mu muriro ibirimi byawe ntibizagufata. Imana ishimwe. Iramubwira ngo kandi imvi zawe zizaba uruyenzi nkiguhetse ku mugongo wawe. Umugambi w'Imana ugendana natwe. Kinisha umugambi w'Imana wagendanye na Yosefu. Bamujugunya mu rwobo ari kumwe nawe, bamukuramo ari kumwe nawe, bamugurisha n'Abishimayeli ari kumwe nawe, ajya kwa muka Potifari ari kumwe nawe, ava yajya muri gereza ari kumwe nawe. Umugambi w'Imana umukura muri gereza umugeza mu cyo Imana yavuze. Umugambi w'Imana ntuzagusiga, ntuzagusiga, humura. Icyo Imana yagambiriye ntikizagusiga. Niyo cyagusiga Imana yakongera ikagihamagara kikakwitaba, kikakwitaba, kikakwitaba. Yewe nshatse nanasoreza hano, ibindi nzabivuga ejo. Mugume muri Yesu. Pawulo yavuze ngo abari muri Kristo ntateka bazacirwaho, kandi Yesu mwe kumugereranya n'amazu mwubatse. Yesu aruta amazu. Yesu mwe kumugereranya n'abana mwabyaye. Yesu aruta abana. Yesu nimumugereranya n'ibitenge mwambara, aruta imyenda. Yesu nimumugereranya n'abagabo mwashatse, aruta abagabo. Yesu aruta byose. Abari muri we ntateka bazacirwaho. Tumukomere amashyi menshi. Tubaze ikibazo gikomeye ngo turashaka kugusiga, twakuvaho tukajya heha? Kari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Twakuvaho tukajya heha? Kari wowe waturuhuye. Twakuvaho tukajya heha? Kari wowe wadutuye imitwaro.
twakuvaho tukagera kare batureza turi imfubyi, twakuvaho tukagera kuba dusigaranye abantu badutaye, twakuvaho tukagera kuba duhaye ubugingo. Ni wowe wenyine ufite amagambo y'ubugingo. Torero reka dusenge. Turacyafite impamvu zo kuguma mu nguge, turacyafite ibihamya byo kugumana na Yesu. Ntiyigeze adutererana, ntiyigeze atureka. Uyu munsi yari yampaye message arambwira ngo ubwo yakunzwe n'Imana namwe arashaka ko mubana nawe mukarerembana nawe mwisi. Aho twagendaniye Yesu ntiyigeze adutererana, ntiyigeze natwe tugumane nawe. Kandi afite intego nziza yo kutuzamura akaduterura akadushyira hejuru y'isi. Afite intego nziza yo kuduterura akadushyira hejuru y'ibyaha. Afite intego nziza yo kuduterura akadushyira hejuru y'ikintu icyo ari cyo cyose na systeme y'isi. Yesu afite intego nziza yo kubazamura akabashyira hejuru y'amazi. Hanyuma muri iteraniro niba hari umuntu wumva agacitse intege, yumva ibyiringiro bimushiranye, yumva arimo araruhama nk'uko Petero yatangiye kumanuka buhoro buhoro, yongera asabe Yesu amufata ukuboko, yongera amuzamure. Amaboko ya Yesu aracyashyigikira abanyantege nke nkawe. Imana iracyafite imbaraga zo kugutabara, zo kugukura mu bubata bw'icyaha icyo ari cyo cyose, akakuzamura akagushyira hejuru y'isi ukareremba. Umuntu urimo muri iterano yumvaga ibyiringiro byari bimushiranye cyangwa atarakira Kristo, azamura ikiganza tumuhuze na Kristo. Amaboko y'Imana aracyaramira abameze nkawe. Ntiwigirire nabi, zamura ikiganza tuguhuze n'Imana. Zamura ikiganza tuguhuze n'Imana. Niba urimo ubwira Yesu ngo numva ijambo ryawe rinyemeje ko nari ntangiye kurohama, nari ndohamiye mu businzi, nari ndohamiye mu busambanyi, nari ndohamiye mu byaha bitandukanye, umujinya warumbase, inzangano zari zindimo ndetse n'ibindi byo mwibanga. Ariko ubwira Yesu ngo ngera umfata ukuboko ntarohama, ngera umfata ukuboko ntarohama, ngera umfata ukuboko ntarohama. Abazamuye ibiganza nababonye. Imana ibahe umugisha. Turakwinginze kubw'icyubahiro cy'Imana n'icyawe, utere intambwe uze hano, natwe twaje turi babi, Yesu aratwakira. Gerageza utere intambwe uhaguruke uze hano tugufashe gusenga. Iterero ririmo abashumba, ririmo abakozi b'Imana baragusengera, nanjye ndagusengera. Gospel Live